hatera ikintu na kimwe urugozi wararuteraga akaba ariko ruzamuka nta kijumba kijyaho. Ikintu nahabonye gikomeye cyahabaga cyari igiti cy'ivoka, nacyo kera aho utuvoka tudafashije, tugasangira ikigori kimwe turi abana batatu, kuko twavukaga turi abana batatu mu rugo. Bakunzi ba Irakora TV, nkuko musanzwe mutubana natwe, turabashimiye. Twanyarukiye Rusizi, turi duhuye n'umukozi w'Imana, umuntu afite ubanya bukomeye cyane. Twe tumaze igihe kirekire twifuza kuba twamubona, twahura nawe, ariko dushimiye Imana kuko tumubonye. Nge muri kumva kuri microphone ni Rukundo Emmanuel. Muraho muvandimwe wanjye? Muraho neza muvandimwe. Wakiyegeza microphone nta kibazo. Amazina witwa nde? Amazina ni Itangishaka Emmanuel. Emmanuel, utuye he ubuzima busanzwe? Ngubu ndi kubarizwa mu murenge wa Nkanka. Yego. Ariko kavukire yanjye ni Mururu. Ni Mururu. Niho wavukiye birumvikana? Niho navukiye. Yego. Mu buzima busanzwe ndabona utwaye moto. Mu buzima busanzwe ubu ngubu aho ngeze ntwaye moto. Yego. Ariko ni urugendo rutoroshye cyangwa rutoroheje. Imana yangejejeho kugera ubu ngubu, navuga ko ndi mu mashimwe. Byiza cyane. Mu buzima busanzwe ariko ngo urakijijwe? Mu buzima busanzwe ndi umukozi w'Imana. Yego. Senga Imana. Yego. Ndakijijwe. Ntago mbyirata ariko ndakijijwe. Wow. Mwabyumvise, ari kubabwira yuko akijijwe kandi Imana yagiye abona imirimo y'Imana igiye itandukanye. Watugezeho gato ku buhamya bwawe, ubundi wakubona utwaye moto, ubuhamya bwawe ubundi bumeze bute? Ubuhamya bwanjye burimo ibyiciro byinshi. Ubu ngubu mu bijyanye n'ubuhamya nonaha naba nshima. Yego. Ariko mu bijyanye n'imivukire wakumva yuko byari ibintu bibabaje cyangwa biteye agahinda. Ntibyari byoroshye no kugera kuri runo rugendo rw'amashimwe. Ni inzira y'Imana. Rero nabanza ngashima Imana cyane aho yangejeje cyangwa se aho ndi kugera. Yego. Ariko gatoya natangirira ku mivukire. Mivukire yawe nta kibazo. Ku mivukire kugira ngo byumvikane neza. Yego. Mu bijyanye n'imivukire, nakuze dutuye Mururu nkuko nabivuze haruguru. Yego. Mvuka mbona mama. Ubuzima ntago bwari bworoshye. Twabaga mu isambu ya mukuru wa papa. Aho hantu navutse hatera ikintu na kimwe urugozi wararuteraga akaba ariko ruzamuka nta kijumba kijyaho. Ikintu nahabonye gikomeye cyahabaga cyari igiti cy'ivoka, nacyo kera aho utuvoka tudafashije. Ubuzima murumva yuko butari bworoshye. Ubuzima bwari bugoye cyane. Bwari bugoye. Nyuma yaho naje kugirirwa umugisha. Imana iza kuza kudufasha. Mama akajya gushakisha ntibyemere. Ariko nongera kwibuka yuko hari igihe cyajyaga kigera tugasangira ikigori kimwe turi abana batatu, kuko twavukaga turi abana batatu mu rugo. Ikigori kimwe tukagisangira turi batatu. Urumva yuko ubwo buzima bwari bugoye cyane. Bwari bugoye. Naje kugirirwa umugisha rero, nza kumenya kwa nyogokuru ubyara mama. Nganayo intangiriro y'ubuzima birabonetse. Nyogokuru ubyara mama ubu ngubu atuye mu Nyove. Yego.
naje kuzamurirwa ubuzima rero mu rwego rw'imibereho. ubwo tutarajya aho ngaho mu buryo Imana yahise gutabara mwaho ngaho, ukiri mu buryo bwo kuvuga ngo mugisangira icyo kigori kugira ngo murye, wakoraga iki kugira ngo basure ko mwarya mu rugo? Kugira ngo turye mu rugo nta kindi twakoraga usibye kuzenguruka mu baturanyi, tugenda tureba yuko hari icyo Imana yarema, tugenda dufata ku rukoma. Urabona urukoma bavunuye, nirwo twagendaga turya, tukagenda dusaba n'ibiryo abatugira impuhwe bakaduha. Urumva ntibwari bworoshye ubwo buzima. Yego, gukanikwa n'amakara by'amakara twumva bimeze bite? Uburyo byaje kugenda nyuma yaho, nkigera kwa nyogokuru naje kugira igihe cyo gukuraho gakeya, ndavuga ngo reka ndebe yuko naforoma ubuzima nanjye nzagera ejo hazaza. Naje kugira experience mu bintu bijyanye no gutema ibiti. Ubu ngubu kugeza kano kanya igiti natema nakiyobora neza cyane. Yego, abantu barankunda, bangirira icyizere cyo kuzajya bampa akazi ko gutema ibiti. Muri ibi byose ukanasenga n'Imana? Nkanasenga n'Imana. Imana siko ntabwo yavuganaga nawe? Imana yavuganaga nanjye. Yakubwiraga ngo iki? Imana yambwiye yuko nzaba umuntu ukomeye. Mu by'ukuri warabyizeraga se koko? Mu by'ukuri tuvugisha ukuri, mu bijyanye n'imyizerere ntabwo nabyizeraga bitewe n'ubuzima nanyuragamo bwa buri munsi n'inzara. Nta muntu mbona wakabaye amfasha, nta n'ukwitayeho, ntawe unyitayeho. Ubwo ngubwo nkimara kugira igikundiro mu bijyanye no gutema ibiti n'ibyo twavugaga, naje kujya mu bintu byo gutwika amakara nyagumamo, nza kugirirwa icyizere, bakazajya banjyana no mu turere dutandukanye. Ubu ngubu nagiye no muri za Nyamasheke kujya gutwika aya makara. Ariko nyuma yaho nkomeza gusenga, Imana irambwira ati ntago ari aka kazi kawe, hari akazi nakugeneye kuzakora, hari ubundi buzima nzakugezamo. Hagati aho ngaho naje kuva kuri ibyo byo gutwika amakara, ndavuga ati nakegura urwego rw'ubuzima bwanjye, kubera namaze guhishukirwa akazi kanjye mu Mana. Imana yaje kumbwira yuko mfite perime mu biganza. Yego, kajya bikubwira? Ari ibimbwira. Muri uko kubona perime mu biganza ndavuga ati kubera yuko maze guhishukirwa akazi cyangwa aho umugisha wanjye uri, reka ariho nshyira amaboko. Naje gukora inshuro nyinshi zigera mu 8 nta kintu mfatisha. Ariko nyuma yaho ku nshuro ya 9 nza kuza kubona provisoire. Mbonye provisoire njya mu bizami bisanzwe bya perime, nabwo ngira gutsindwa cyane. Ariko nkongera nkagira gushidikanya. Watsinzwe inshuro nka zingahe? Natsinzwe inshuro 5. Abantu batemera ko Imana ikora ubu ngubu ukiri aho ngaho wababwira nk'iki? Nkiri aho ngaho, ugushidikanya cyangwa abantu batemera ko Imana ikora. Mu by'ukuri Imana irakora. Ibyo ivuga ibihagararaho ibihe byose. Kandi ibyo yavuze ubwayo irabikurikirana cyane kugira ngo yemeze, cyangwa se nawe ubone icyo kuvuga mu gihe nk'icyo ndi kuvuga. Niko bimeze cyane. Byaje kurangira ku nshuro ya 6 nsinze, ariko nsinda mu buryo bugoranye. Kuko ndibuka yuko muri ibyo bizami byose nakoresheje amafaranga atari makeya, ariko yaragiye ava muri bya bindi nagiye nkora haruguru. Ikintu cyatumye udacogora mu izo nshuro 5 numva uvuga zikomeye, ariko ntiwigeze ucogora kuvuga ngo ukomeze ushakije perime, niki cyatumye udacogora? Ikintu cyatumye ndacogora nuko imvugo y'Imana nayemeraga, umugambi w'Imana nari narangije kumenya yuko ndiho. Niyo mpamvu ntacogoraga. Imana ishimwe cyane. Nuko perime urayibonye? Nuko perime ndayibona. Perime nyibonye kubera nta famiye nari mfite yabasha kubona moto. Narashakishije, nageze mu mujyi wa Kamembe, hari inshuti zanjye z'abasore, zibwira ikibazo nari mfite, ariko moto ntiyaboneka.
nza kuza kuba mfite ibihumbi 10 barambwira ati imoto kugira ngo tuyikuburire nibura urobe n'iminsi 4 nuko banza kuduha ibihumbi 20 bitari kuri verisoma nibura kugira ngo uzajye mu kazi. Ndababwira ati ntabyo mfite, mfite ibihumbi 10. Ibyo bihumbi 10 kugira ngo menyekane mu kazi narabitanze. Mu kumuverisa nkazajya muverisa bigoranye bitewe nuko experience yari ntayo, ngihuzagurika nkiza mu muhanda, ariko Imana igomeza kumfashirizamo. Buri Imana irakora cyane, ikunda abantu bayo. Byari bigoranye kubona umuntu yaza mu muhanda nta kintu azi, bikemera akaza kuvamo icyumweru kigashira, 2 bigashira, Imana igenda imurindira. Niki cyatumaga udacogora mw'urwo rugendo rwawe rw'ubuzima ariko ukumva si nta bacantege wahuragana nabyo mu ubwo buzima bwawe gushakisha? Ibicantege byari byinshi kuko ndibuka mu cyumweru cya mbere bahise banyandikira ibihumbi 25. Urumva ntago byari byoroshye kandi nta bundi bufasha nari mfite. Nagomeje kwizera Imana rero no kuyiringira. Gusa ibyo bihumbi 25 byaje kujya rotari. Bigiye rotari naje gusubiza moto, nyisubije njya guhinga kubera nari ndi kubona nta kintu kiri kuvamo, narahombaga. Ngiye guhinga hari umurima nyogokuru yari yarampaye, ntangiye kujya kuwuteramo ibisheke. Mu gihe cyo kuwuteramo ibisheke naje kubona ukuboko kw'Imana. Imana ishimwe cyane. Umuntu yaje kumpamagara kuri telefone arambaza ngo ufite moto kutari gukora. Ndamubwira ati nta kazi mfite. Maze kumubwira ko nta kazi mfite arambwira ati nuko nguko bimeze, none se uwaguha moto wayitwara? Muri icyo gihe subiye inyuma gakeya nkiri guhinga, nagomeje gusenga Imana. Imana irambwira ati nta na rimwe uzegera wongera gutwara moto ishaje, kubera yuko ntago ariyo nakugeneye, ahubwo hari moto nshyashya nakugeneye iri aho ngaho ni iyawe. Numva ntabyiyumvisha bitewe nuko nta famiye nari mfite, nta nundi nari kurebaho, gusa ngomeza guhanga amaso Imana. Imana iza kuza gukorana nanjye iby'ubutwari ari byo ndibuze kugeraho haruguru. Uwo muntu naramubwiye ati nta moto ishaje nzatwara, kuko yari ayifite nari mbizi, yari Elibeta. Ndamubwiye ati ntayo nzatwara, nta niyakoze n'umunsi umwe nzatwara, ndi gushaka moto nshyashya. Muri ibyo byizere hamwe no kugomeza mpamanya n'umwuka wera yuko Imana ikora, naje kugomeza guhinga. Arambwira ati ndagukeneye, aza kumpamagara. Ampamagaye ko nkeneye, ndamubwira ati nta kibazo ndahari. Naje kumugeraho, ndavuga ati umugambi w'Imana waba ugiye gusohorera ahangaha. Imana ishimwe cyane. Imana yaba igiye gukorera. Muri uko kuganira nawe arambwira ati sasa rero hari umuntu ufite gahunda yo kugura moto, ariko iyo moto simbizi niba izaba ishaje niba izaba ari nshyashya, gusa nazamukugezaho kuko nawe ni inshuti yanjye. Ndamubwira ati ni byiza, nta avance mfite, nta na moto y'akazi nkeneye, nashakaga tije kugira ngo nawe nzagere kuri moto. Bizagenda gute? Arambwira ati nzamukugeza wowe muzivuganira. Ndavuga ati umugambi w'Imana ubwo uri kugenda wuzura, uri kugenda wuzura. Imana ishimwe. Uvuga amen. Ariko amen. Muri uko kugerwaho n'umugambi w'Imana, hari kwa gatandatu kwa mbere arambwira ati tugende nkugeze kuri wa muntu. Twagiyeyo, wa muntu aranganiriza arambwira ati nari mfite abantu benshi nari buhereze moto yanjye, bari bafite na avance, ariko ndakubonye mpita nkwishimira cyane. Ndamubwira ati nta avance mfite, nabibwiye mugenzi wanjye ariwe muvandimwe wanjye uyu nguyu, ari nawe wawe kubera yuko ari wowe uduhuje. Nta avance mfite, nta epfo na ruguru mfite, sinzi uburyo byagenda. Ariko agomeza kumbwira ati nakwishimiye, nabonye umutima
wanjye n'uwawe Bihura. biri guhuza. None rero nta wundi naha moto yanjye nubwo hari abandi bari kumpa avansi y'ibihumbi 200. yego Kwa kabiri ejo tuzajya kugura moto. wow Ubwo ngubwo narabyemeye turataha. Kwa kabiri mu gitondo turazindukana n'uwo mugabo tujya kugura moto. yego Dusanga banke ntago amafaranga ari kuboneka neza. Turongera turataha. Ndavuga ati umugambi w'Imana se bigenze gute utajya uburamo Satani atajya aburaho yuririra ko atajya aburaho agiye ashakisha abonera inzira. Ndavuga ati Imana ubu ngubu ibyo yambwiye nibyo gira gushidikanya tena. yego Ariko nza kuza kongera kugira umutima w'akanyamuneza, nongera kugaruka mu byishimo. Uwo munsi naraye mu masengesho, amasengesho yo kuremesha. Ndavuga ati niba ari wowe wavuganye nanjye, niba ari wowe wavuganye nanjye, kandi ukaba ari wowe watangiye iby'ubuzima bwanjye, nkaba ngeze aho ngera ino moto nyibone. Kwa kane niwo munsi wundi wo kugurisha moto. Twaje kuza amafaranga araboneka kuri banke, moto ndayibona. Imana ishimwe. Barayigura kugeza kano kanya. yego kugeza kano kanya icyo ngezeho, icyo shima Imana. yego nuko yayimpaye nta avance nk'uko Imana yari yabimbwiye yuko impaye moto. Kandi ikindi yampaye iminsi 4 yo gushaka essence kuri moto. Biragoye yuko umuntu yagwa moto nta avance aguhaye iminsi 4 yo gushaka ngo essence. yego Biragoye uwo muntu usibye umugambi w'Imana waba ukuriho. Nta wundi muntu wahita ubigukorera usibye yuko yaba ari umuvandimwe. Ariko Imana yonyine ibasha kubishobora. Icyo ni kimwe. Ikindi washima Imana, ikindi nashima Imana si ibyo gusa, naje kugirirwa ubuntu. Ubu ngubu mfite famiye. Imana ishimwe. Naje kugira famiye. yego kandi aho ngejeje cyangwa se aho Imana ingejeje ni ahantu heza cyane. yego ubu ngubu mfite umuryango. Ufite umudamu n'umwana? Umudamu n'umwana. yego Imana yarabagwa. Ubu umeze neza. Imana ishimwe cyane. Nkuko mubibona. Okay. Dushinye Imana kuko yabanye nawe kandi kakugirira neza. Hari ibintu wenda nka bitatu ujya wibuka kuri Kristo wumva wayishima ukamushima ku buryo nk'abantu badukurikiranye bari hirya no hino, bari muri Amerika, bari muri Australia, bari mu Europe, bari mu mpande enye z'isi, wababwira kugira ngo biba nk'igitsika mutima gituma utajya uva kuri Kristo cyane ko tubwiye kuri umukozi w'Imana. Watangaza nk'ibintu nka bitatu bituma ukunda Kristo, ukunda Imana. Ikintu cya mbere gituma nkunda Kristo, yego abasha gukura ahantu habi cyane akegeza ahantu mu buzima. Imana ishimwe. Ku kintu cya mbere yakemuye nashimira Imana cyangwa natuma n'undi muntu aguma kuri Kristo. Ku mateka ya mbere navuze haruguru yari inzara ikabije cyane kugeza ubwo byari bigoye yuko umuntu yararariye. Ariko ubu ngubu ndarya nkanasigaza. Imana ishimwe cyane. Iryo ni ishimwe rya mbere. Nicyo kintu nabwira umuntu ngo kuguma kuri Kristo ni ikintu gikomeye cyane. Harimo ibiryo, harimo ibiryo, harimo izindi mbaraga, harimo kwaguka mu buryo bufatika. Ikindi cya kabiri kuguma kuri Kristo niho dukura ubuzima. Ubu ngubu ubuzima afite nonaha ni ukubera Kristo. Ni ukubera Kristo. Umuntu uri muri Kristo afite ubuzima. Okay. Turi ku mwanya mwiza wo gusoza, ni iyihe nama wagira abantu bashobora kuba babonye umunyabwa wenda badakijijwe ariko ukabifuza niki wumva wababwira ku buzima busanzwe? Ikintu nababwira mu buzima busanzwe nuko nyuma y'ubu buzima turimo nona hari ubundi buzima tugomba guharanira kugira ngo tuzagere noneho no mu bwami bw'ijuru tumeze neza tutariho icyasha.
yego nicyo kintu nababwira. Imana ishimwe cyane. Nuwe muhigo wari warahigiye Imana uvuga ngo nungira gutya nzakugenza gutya, atamubwira ko na bino birimo ngo nzakuvugira natandukanye. Umuhigo nari narahigiye Imana, nari narayibwiye yuko mu minsi izampamo moto cyangwa se izampamo ubuzima, nari naravuze yuko ako kazi zabimpaye ntazateshuka na rimwe kugomeza kuyisenga. Yego. Ubu ngubu nijoro naparitse moto mbasha gufata igihe nkajya kwihererana n'Imana. Wow. Muri uwo muhigo rero kugera kano kanya n'ubu ngubu ndabikomeje, aribwo igomeza kunkomereza amaboko, kandi nizeye yuko muri ubu buzima mbayemo saha gusa ndacyavugana nayo, irambwira yuko ataraha gusa, hari n'ahandi iteganya kumeza, hari n'ibindi izakora. Murabyumvishe ubuhamya, urugendo rukomeye rw'uyu muvandimwe wacu. Harya turi mu mwanya mwiza gusa, watwibutsa none amazina kugira ngo abantu bongere bakumve neza ukabibwira. Amazina yanjye Itangishaka Emmanuel. Okay, Itangishaka Emmanuel, muramwumvise. Imana agikorana n'imimo itangaje mu rugendo rwo kugira ngo abone permis. Bya rugendo rurerure, umuntu wakoze inshuro 5 ntacogore, ariko akabana n'Imana kandi agasenga. Reka mubwire ngo bakunzi ba Irakora TV, Imana yacu irakora kandi ngibasha gukora cyane biruta twebwe ibyo dusaba, ngo nkuko imbaraga zayo ziri kandi zidukoreramo. Izina ry'Uwiteka Imana nirishimwe cyane. Ugiye kunyemerera usenge, ujye gusenga ushima Imana, kuko Imana yabanye nawe kandi Imana ibigisha yikora mu ruhande rwawe mu buzima bugiye butandukanye, bigaragaze usengera nk'abandi bantu bari mu buzima butoroshye, ubuzima bugoye, ushima Imana kuko yabanye nawe. Nurangiza turagwa promotion, utange nimero za telefone ku muntu wakumva kugisha inama, wakumva ashima Imana ibyo wagiye ukora, ubundi agashima Imana. Shalom. Data mwiza, uri umubyeyi wacu bwite, ntago ujya uhinduka nk'uko abantu bahinduka. Imana ishimwe. Gusa mbanje kugushimira yuko mu gitondo cy'uno munsi mu masaha nk'aya ngaya wongeye kudukomereza amaboko, tukaba tugeze kuri kino gitondo tugushima tuguhimbaza. Nanone nyaguhora ku ngoma ngushimiye yuko urugendo rwanjye ukirukomeresheje neza yawe, ukirukomeresheje gukomera kwawe. None nyaguhora ku ngoma maze kumenya yuko hari ahantu ujya ukura, ugakura ikuzimu kandi ugashyira hejuru. Yesu Kristo mwiza, nongera kwibuka umugaragu wawe Dawidi avuga ngo kuba imbere y'Imana umunsi umwe cyangwa amasaha makeya bimurutira kuba mu bikari by'abakomeye. Nongeye kugushimira yuko uri umubyeyi mwiza kandi ukaba uri umukozi w'umuhanga, utajya utererana bakwiringiye kandi utajya ukoza isoni abagutegereje. Data mwiza, nyemerera cyane maze kumenya aho wankuye, nyemerera cyane hari abari mu buzima bubi, ubuzima bugoye. Data mwiza, ubwo buzima bugoye nyemerera cyane ubazamura, ubakure ikuzimu kandi wongere ushyire hejuru, ubakure mu buzima bugoye wongere ubashyire mu buzima nyaguhora ku ngoma uteganya kuzadushyiramo. Ubwira Yesu Kristo Karebi ijambo rikomeye, umubwira yuko uzamuha gakondo i Heburoni. Yesu Kristo, iyo gakondo natwe duteganyiriza mu bwami bw'ijuru, uyiduteganyirize mu gihe cyawe kandi ushima ushaka. Urakoze Data kubera yuko utadutererana, utaduhana, dukomereza amaboko rero mu gihe tugiye gutandukana n'abano bavandimwe. Ntundeke kandi nabo ntubareke, kandi n'abatwumva kandi bazumva buno buhamya bazagira ugukomera muri bo. Imana igomeze kudufasha muri byose. Amen. Watangana nimero za telefone ku muntu wakifuza kukuvugisha, ubara umuntu ushaka kuba kubonye akagukunda akavuga ati nawe koko imirimo y'Imana urayibonye, akakugira nk'ikibazo cy'amatsiko, watanga nimero za telefone. Nimero za telefone ni 078 8 5 8 6 Yego. Nizo nimero za telefone. Wasubiramo 078 8 Yego. 5 Yego. 8 Yego. 6
amen. Imana iguha umugisha kandi turagushimiye Aimable, Imana iguha umugisha kandi Imana ikugire neza, Imana ikomeze kwagure. Bakunzi ba Irakura TV turabashimiye kubwo ubutumwa mwakurikiye, kubwanya mwakurikiye. Imana ibaha umugisha kandi turabashimiye kandi turabasuje. Imana ikomeze ibishimire. Sawa, murakoze cyane manwe. Murakoze cyane. Shalom. Shalom. Merci.